Hari imyitwarire imwe n'imwe ikunda kugaragara ku bagore bamwe batwite ituma abantu benshi bibaza impamvu babaho. Muri iyo myitwarire harimo nko kurarikira ibintu bidasanzwe biribwa nk'amakara ndetse n'ibindi. Nubwo bamwe babifata nk'ikintu gisanzwe giterwa no gutwita, ariko hari igihe bishobora kuba bifitanye isano n'impinduka zibera mu mubiri w'umugore utwite. Mu gihe cyo gutwita, umubiri w'umugore ukora akazi gakomeye ko kurera umwana uri mu nda no gukuza umwana uri mu nda, ari byo bituma hakenerwa intungamubiri nyinshi kurusha uko bisanzwe. Iyo izo ntungamubiri zibuze cyangwa se zikagabanuka, bitangira gutera umugore utwite kugira amarangamutima adasanzwe yo kwifuza kurya amakara cyangwa se kunywa amakara. Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe impamvu zituma umugore utwite akunda kurya amakara cyangwa se kunywa amakara, turebe icyo ubushakashatsi bubivugaho, ingaruka bishobora guteza, turebe n'icyo umugore utwite yakora igihe cyose afite irari rikomeye ryo kurya cyangwa se kunywa amakara. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Abagore benshi batwite bakunda kugira irari ryo kunywa cyangwa se ryo kurya amakara. Ariko ikibazo abantu benshi bibaza giteye gitya: ese koko amakara afite akamaro ku mugore utwite? Ese amufasha iki? Ese hari icyo yangiza? Ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya ni uko amakara atari ibiryo umubiri ukenera mu buzima bwa buri munsi, kandi kuba umugore ayararikira mu gihe atwite si cyo gisobanuye ko ari meza ku buzima bw'abatwite. Ariko se ni iki gituma umugore utwite ashobora gukunda kurya cyangwa se kunywa amakara kandi atarayakundaga mbere yo gutwita? Reka tubirebere hamwe. Mu gihe cyo gutwita, umubiri w'umugore uhindagurikamo byinshi. Uburyohe bwo kurya burahinduka, imisemburo igahinduka, impumuro zimwe na zimwe zikamubangamira, maze n'irari ridasanzwe rigatangira kugaragara. Ari nayo mpamvu abagore bamwe batangira kurya amakara se cyangwa kuyanywa, abandi bakarya ivu, hakabamo n'abarya ibumba cyangwa se ibindi bintu bitari ibiryo. Ibi bikaba biterwa no kubura imyunyungugu imwe n'imwe mu mubiri. Hari abagore bamwe bavuga ko amakara bafasha kugabanya isesemi, abandi ngo abagabanyiriza kugugara ndetse n'ikizibakana. Ariko ikibazo ni uko kuba umugore yumva aruhutse nyuma yo kunywa amakara bidasobanuye ko ayo makara afitiye akamaro umugore utwite, kuko amakara ntiyubaka umubiri, ntiyongera amaraso, nta n'intungamubiri na nkeya yongerera umubiri, ahubwo hari igihe ashobora gutuma umubiri ubura ibyo wagombaga kubona. Kimwe mu bibazo bikomeye amakara ashobora guteza umugore wayanyoye atwite ni ukubuza umubiri we gufata intungamubiri neza. Urugero ni vitamine zitandukanye ndetse n'imyunyungugu abagore batwite baba batagomba kubura mu mubiri wabo, maze bigatuma amaraso agabanuka, umubiri ugacika intege, cyangwa se intungamubiri ntizigere neza ku mwana. Ikindi kandi amakara ashobora gutera umugore utwite constipation, kubyimba inda cyangwa kutituma neza. Ariko se amakara agurishwa muri butike aba afite umutekano koko? Hari ibyo abantu benshi birengagiza. Abantu benshi bahitamo kugura amakara muri butike bibwira ko kubera aragurishwa nta kibazo afite, ariko siko buri gihe biba bimeze, kuko hari amakara ashobora kuba adasukuwe neza cyangwa se akaba arimo ibyangiza umubiri bitewe n'uburyo yateguwemo. Hari nk'igihe usanga amakara arimo ivumbi cyangwa ibindi byagira ingaruka ku gifu n'amara, kandi umugore utwite cyane cyane aba agomba kwitwararika ibyo ashyira mu mubiri we. Hari abantu bamwe na bamwe bibaza niba amakara umugore utwite aba yanyoye atagira ingaruka ku mwana uri mu nda. Niko kuri rero, kuko amakara ashobora gukumira intungamubiri ntizinjire uko bikwiye mu mubiri w'umugore. Ibi bikaba byateza ingaruka ku mwana uri mu nda, kuko za ntungamubiri usanga zitamugeraho. Uzarebe nk'iyo ufashe amakara ukayasuka ahantu, warangiza ugafata amazi ugasuka hejuru, ntushobora kubona amazi anyengeramo kuko ashobora gucengera mu bitaka, ahubwo usanga yaciye hejuru agatemba ku ruhande. Uku niko bigenda no mu mubiri w'umugore rero, iyo intungamubiri zigezemo zikatira mu bundi buryo cyangwa se zikiboroka, ntizigende uko bikwiye ngo zibe zagera ku mwana. Hari ibintu bimwe na bimwe bishobora gufasha umugore kugabanya irari ryo kunywa amakara. Urugero ni nko kunywa amazi ahagije ariko buhoro buhoro buri munsi, kurya indyo yuzuye, kurya imboga rwatsi, ibishyimbo n'inyama, amagi ndetse n'ibindi biribwa bikungahaye ku munyungugu wa feri.
Hari nk'abagore bamwe na bamwe bavuga ko babyirutse babona ababyeyi babo banywa amakara igihe batwite, ngo kandi babyaraga neza nta n'ingaruka byabateye, bigatuma nabo mu minsi ya none babigira umuco wo kwiyahura. Imibiri y'abantu nayo ubwayo ntiteye kimwe rero, hari umuntu ushobora kunywa amakara ntahite agaragaza ikibazo cyangwa se ingaruka, hari n'undi ushobora kuyanywa bikamugiraho ingaruka zikomeye ndetse zikaza vuba cyane. Niyo mpamvu ari byiza kudafata ibintu byose nk'ibisanzwe kuko ubona cyangwa se wumva hari abandi babikora. Ikintu cy'ingenzi kandi kidasanzwe umugore utwite agomba kumenya ku kunywa amakara cyangwa se kurya amakara, ni uko uyanywa igihe kirekire nayo ashobora kuzakugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Niba byarakubase uba ugomba kubibwira muganga maze akagushakira ubufasha. Nubwo hari abagore bamwe bavuga ko amakara yabafashije mu gihe batwite bagatanga n'ibihamya rwose, ariko ntabwo yubaka umubiri, ntiyongera intungamubiri, kandi ashobora no kugira ingaruka ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Ni byiza rero ko umugore utwite yibanda ku kurya indyo yuzuye kandi akisuzumisha mu gihe cyose afite irari ridasanzwe ryo kurya ibitari ibiribwa, ndetse aba agomba no kwirinda ibintu byose bishobora kubangamira ubuzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda. Mu gihe cyo gutwita umubiri w'umugore ushobora gutanga ibyifuzo bitunguranye, ariko iyo umugore atangiye kwifuza kurya amakara biba bikwiye kwitabwaho kurushaho. Iyo umuntu abyumvise ashobora gutangara akibaza ati ese koko umuntu ashobora kurya amakara? Nyamara ibi ni ibintu bibaho ku bagore bamwe na bamwe batwite. Kurya amakara ku mugore utwite ni ingingo ikunze guteza impaka n'amatsiko menshi ku bantu batandukanye. Hari bamwe bavuga ko bakunda kurya amakara kubera ko abagabanyiriza iseseme cyangwa ikirungurira nk'uko twabivuzeho na mbere, abandi bo bakavuga ko bayarya kubera ko babigize akamenyero kuva kera. Impamvu iyo ari yo yose igutera kurya ibintu bitari ibiribwa harimo n'amakara mu gihe utwite, uba ugomba kuyikuraho kuko ishobora kukugiraho ingaruka cyangwa se ikazigira ku mwana utwite. Icyo twagarukaho dusoza ni ukwibuka ko twabonye ko kurya amakara ku mugore utwite atari ibintu bikwiye gufatwa nk'ibisanzwe cyangwa ngo byirengagizwe. Nubwo hari abagore bamwe bavuga ko babikora kugira ngo bagabanye isesemi, ikirungurira cyangwa ibindi bibazo byo mu gihe cyo gutwita nk'uko twagumye tubivugaho, amakara si ibiribwa kandi nta ntungamubiri z'ingenzi umubiri ushobora kuyakuramo, ahubwo ashobora kugira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Ni ngombwa kandi kumenya ko kwifuza kurya amakara bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umubiri ubura intungamubiri zikenewe mu gihe cyo gutwita. Niyo mpamvu umugore utwite akagira n'icyo cyifuzo kidasanzwe cyo kurya amakara akwiye kubiganiraho na muganga cyangwa umubyaza, aho gukomeza kurya amakara yiringiye ko nta kibazo byateza. Inama nziza ni uko umugore utwite aba agomba kwitabira gahunda zose zo kwipimisha igihe atwite. Ibi bifasha abaganga kumenya niba hari ikibazo cyo kubura amaraso cyangwa izindi ntungamubiri, maze agahabwa ubufasha bukenewe hakiri kare. Indi nama ni uko umugore utwite aba agomba kurya indyo yuzuye kandi itandukanye, akarya imbuto, ibinyampeke, amafi, ibishyimbo n'imboga rwatsi, inyama ndetse n'ibindi biribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye kandi bikagabanya ibyifuzo byo kurya ibintu bitari ibiribwa. Aba agomba kandi kunywa imiti cyangwa inyunganiramirire zose yandikiwe na muganga, kuko iyo uzinyoye bikurinda kurarikira ibitaribwa harimo n'amakara. Umugore utwite kandi aba agomba gushaka ubufasha bwihuse igihe icyo cyifuzo cyo kurya amakara abona gikabije cyangwa kimurambyeho igihe kirekire. Niba umugore utwite atangiye kumva adashobora kwihanganira kutarya amakara, ni byiza gukoresha isuzuma ryimbitse hakiri kare kugira ngo bamenye icyihishe inyuma y'icyo kibazo. Muri rusange ubuzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana atwite ni ibintu by'agaciro gakomeye bikwiye kurindwa. Icyifuzo cyo kurya amakara gishobora gusa n'ikintu cyoroheje, ariko iyo kidahawe agaciro gishobora kuvamo ibibazo byagira ingaruka ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana atwite. Guhitamo kurya indyo yuzuye, gukurikiza inama z'abaganga ni imwe mu nzira nziza zo kugira inda imeze neza no kubyara umwana ufite ubuzima bwiza. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.